Ubuntu, imbabazi n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no kuri Yesu Kristo nibibane nawe. Uyu mwanya ngiye kuganira nawe nkubwira ko umusozi wari ukuri imbere ugiye gukurwaho. Reka wihangane tumaze dusenga Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru turagushimiye, tugushimiye urukundo rwawe urenze uko turutekereza. Wabwiye umusozi wari imbere ya Zerubabeli yuko uzahinduka ikibaya. Niko mwene data ategereje kubona imirimo n'ibitangaza byawe, kandi ndagushimira ko uno mwanya ubasha kumubera umugisha kubw'umusozi cyangwa imisozi bimuri imbere, kuko uri Imana yiteguye kubikuraho, ariko akwiye kubyizera abyijejwe n'ijambo ryawe, abyijejwe n'uyu mwanya wateguye, mu izina rya Yesu umukiza wacu, amen. Nk'uko nari maze kubikubwira, ndashaka kuganira nawe nkuhumuriza kandi nkubwira ngo umusozi umaze iminsi imbere yawe ugiye gukurwaho. Birashoboka ko utaba ari umusozi nk'uwari uri imbere ya Zerubabeli, nk'uko tubibona mu gitabo cy'umuhanuzi Zekariya igice cya 4 umurongo wa 7. Birashoboka ko waba ari umusozi w'ubukene, umusozi w'icyangiro, umusozi wo gutotezwa, umusozi w'amadeni, umusozi w'ubushomeri, umusozi w'uburwayi, umusozi w'ubugumba, umusozi wo kugumirwa, umusozi w'ibihombo n'indi misozi. Ariko igikwiriye muri kano kanya ni ukuguhumuriza, kuko Imana ifite ubushobozi bwo kuwukuraho hagahinduka ikibaya. Icyo ngusaba ni ukwizera nk'uko Yobu yizeraga mu gihe imisozi yari muri imbere iri myinshi, ariko akavuga ngo Mana, nzi ko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya umugambi wawe. Reka mbere y'uko nkureka mbanze ubwire ubuhamya mu mwanya muto. Hariho umwana wakundaga kwiga mu ishuri ry'icyumweru, aza kwiga hejuru yo kwizera. Noneho bamubwira yuko umuntu ngo iyo yagira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, yabwira umusozi ugashinguka ukagwa mu nyanja. Umwana yabyumvise ko ibyanditswe muri Bibiliya bishoboka. Noneho hagati y'iwabo n'ikibuga cy'indege hari igisozi kinini cy'amabuye, kandi yajyaga akunda kujya kukijya hejuru kugira ngo yirebere uburyo indege ziruka ku kibuga. Noneho rimwe abwira papa ati, ariko papa, njye mfite icyifuzo kandi nashakaga rwose kubasaba ko mumfasha, nanjye njya mbafasha ibyifuzo. Nashaka ko kiriya gisozi cy'amabuye kiva hariya. Se aramureba ariko amubwira ati, wa mwana we rwose ibyo bintu bikujemo gute? Data, ariko twebwe mwarimu wo ku ishuri ry'icyumweru yatubwiye yuko icyo umuntu yasaba yizeye cyose cyakoreka, ati kandi n'umusozi wagwa mu nyanja. Se aramubwira ati, tuzongera tubiganireho. Ariko umwana arebye se mu maso, abona yuko nta kubiganiraho ukundi, ko bisa naho birangiriye aho. Aragenda arabisengera. Hashira igihe kitari kirekire cyane, abantu bakoraga umuhanda ahantu baza gufata icyo gisozi kugira ngo bakirimbureho amabuye bubakisha imiyoboro y'amazi. Igisozi barakirimye kiragenda kijya hasi cyane, kugeza ubwo umwana yicaraga iwabo ku ibaraza akabona indege uburyo ziruka ku kibuga. Yumvise uko byagendekeye umwana. Imisozi yose turi imbere ibasha gukurwaho mu izina rya Yesu. Icyo dusabwa ni ukubyizera gusa. Nagira ngo uyu mwanya wizere nta gushidikanya ko umusozi kumaze iminsi imbere ugiye gukurwaho kubw'ubuntu bw'Imana, kubw'urukundo rw'Imana, kubw'imbabazi z'Imana, kandi nagira ngo nsabe ubyizere, hanyuma bikubere uko wizeye.